time moves along. Honey, we just keep on keeping on. Dufite ibidodoki biryoshye kubishira ku bishimbo biraryoshye, dufite n'imboga zigezweho. Icyayi cyashushe muze tubahereze, ni kuri make cyane, dufata neza abakiriya mubanguke. Munsi ngo yagenze atari yanagirajyamo kanihutengire kuba uyu munsi nanjye ngire mu rusengero maze igihe ngererwa nshaka kugira mu rusengero hakiri kare akangire vuba ubundi ngire vuba nyine ngiye mu rusengero hakiri kare ahubwo si ibitabo nari nashyize hano biri ndabona bwibaho babishyize Skoro Karabe mama warangi ako ubu ndabona ko wakuriye wahoze narindi gufata umupira warangije kwitegura se ngo tugende mwana we umva kanze nanjye ngire nyine ubundi tugende narangije ukabaye ko nawe wakogize neza nari maze arigamwe nanjye by'indebera nanjye maze gukora tugomba kujya gusenga ibi ni ibiki bura wankore use kandi ni ibiki se nagukoreye urareba ibintu wankora ukuntu wanciriye ikote ngo nacirwa ubwo se ko risa nk'ari niwe yaririye papa ntabwo urikubona ko imbeba yaririye none rinatose asishanza abagiye nese umwana wa papa wawe urabona atarwaye ubu kungana uruhinja rwo kujya kurwana n'umwenda nkawushwanyura ndarwaye oya reka mbanze ubundi nkubaze iri koti wavuze neza ko warisasiye inka cyangwa se ukariraraho ukarishwanyura njye nagiye kugurwa n'ikoti mada nsasi nagusakura buriya mwana urabibona urabona ko papa wagiye amagambo menshi nabasekura mwezi buriya umva ahubwo nkubwire nta bishyimbo dufite nta mazi ahari nta n'ibyo kurya rega twari dusize dushatse tugomba gusanga watsindiye biriya bishyimbo imyumbati wagiye gukura mu murima ukateka tutasanga utabikoze rero umva ubwo ikirakurikira urakibona madame iki twebwe ubu turagiye tugiye gusinyerera imbuto nazira ngo tuzanye papa uzoze izo mbuto uri kunyerera dore zira ngo tuzoze imbuto se ni mwana wa nizo mbuto muri kunyerera buri sigaraho uzoze wowe ubu si mugiye gusenga iki uragusengera ndabona kubona asa umugore wanjye ko namushatse utari kuri ya mezi buragiye gusengera iki ko ubari kunyerera imbuto kuko guca umwenda nari bwambare nk'umupasitoro ngo ngiye kubwiriza ndabari muri ya soko ubwiriza ubutumwa bw'Imana hari ndakora mwanyemerera nkabigisha ijambo ry'Imana akanya gatoya ijambo ry'Imana umwanya mutoya ko nta kibazo ngaho rero n'ibyo mutunze byose bizagurwa nashiko bivatari kuza ngo baraza ariko wizera Imana kaburetse nawe haleluya ako buretse kubona abakiriya buretse twamva ibyagiye nari kubona bari bagiye kuza mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 22 haranditswe ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no gukundwa neza no kwirinda ibimeze bityo n'amategeko y'abihana haleluya amen nimwihana cyangwa n'abazana baba tuvuze umwuka nimwizera Imana ibintu byose mutunze bizagurwa haleluya amen buretse nawe tumanze twumva ko nagiye kutubwira buriya rero muri genda hari byinshi duhura nabyo nawe uri gucuruza nanjye nagiye kuvuga ubutumwa bw'Imana ariko byose biduhuriza ahantu hamwe haleluya amen
shobora ugiye abakiriya bakiza udote byanjye bakabigura Matayo twumva ariko ari gutinda ariko Matayo muri Matayo haranditswe ngo muzabamenyera mu mbuto zabo. Haleluya. amen. Rero ndagira mbabwire ngo mwirinde abatubuzi. ko nawe urimo Umukozi w'Imana ntari umutubuzi. niki kiranyereka kuri umukozi w'Imana batuje Ni ibimenyetso Imana igiye kugukorera. Haleluya. amen. Imana iguhaye umugabo irakoze kandi w'umukristo. Haleluya. amen. None se umugabo mukobwa, nari kubona uri kuvuga ari Imana iramumanura mu ijuru imuzane hano ku isi. Ata mukobwa reka tukaganira gatoya nakubwira ibyo mbonye mu maso yanjye by'umwuka wera yakoze mu buzima bwawe. nta kibazo. shaka ndanijyanira nimba ari byo byanyu kanijyanira utwanjye ko muri abatubuzi guteza amatwi. Aha rero ntukwite ku magambo ari hano hanze. Aha nese mukobwa, urabona uri mwiza, urikumva Imana yanzanye hano ku isi sibyo kuvuga ubutumwa hano, urikumva ari wowe nyerekejeho. Rero umugabo nakubwiraga yari njye. Ni Imana yanyohereje ngo duhure. weho Wowe nuko si ubwo nta mugore ufite umugabo njyewe nuko Imana yakunyohereje aho ukoreka iby'Imana tube tubibitse ku ruhande dukomezanye sibyo. Bibiliya ishobora kuba uri kuntinya kubera ndi umukristo. nuko si ubwo Imana yakuntumyeho nuko irangije irakubwira ngo bike Bibiliya. Buriya iyo ugiye gutereta ntabwo ujyana Bibiliya. nese ubwo wavuye mu rugo ugiye kuvuga ubutumwa bw'Imana cyangwa hari ugiye gutereta? Ahubwo mukobwa mwiza banza umbwire. umva nkubwire sibyo. Wareka tugakundana nyine nibura tukazimubwira akantu. Urabona uri umukobwa mwiza, reka dukundane urukundo rwacu rugere kure kuko Imana yakunyoherejeho. Ariko buriya rero urabanza nyine unambonje n'abantu bagiye gukundana. njye n'icyayi ndi gucuruza niba ari ukubonja ndaguha icyayi. Oya icyayi buriya umusore n'umukobwa iyo bahuye indi bintu buriya bakora bagahuza umubiri. ibiki Tukarya nyine amatunda yo muri Edeni. ayo matunda yo muri Edeni se urabona hano turi muri Edeni? Buriya rero tukajya mu buriri. mvaho ndakuza apasiteri bikigengo mukajya mu buriri. buriya Imana yakunyoheje ngo nurangiza ngo unjane mu buriri weho naje kwishakira amafaranga nigirire ejo heza none ukumbwira ngo amafaranga ewe nta n'isoni ngo njenje mu buriri. Niba Imana yakunyohereje buriya wemeye tukagira ukuntu ukagira ngo iki kandi buriya wakwemera. uriya nta soni ufite weho. Imana yakunyohejeho ngo nurangiza ngo uvuge ngo tuje ngo kugira si kugira ibiki. abapasiteri bikigeni kuzura umwuka nuko Imana ikakohereza ngo uje gusambanya intama zawe. ubwo sinizembe tuzaburi kumwerera. igihe turamutse tubikoze twabyara Yesu mutoya agacungura isi. cyokora ndagusetse ngo Yesu mutoya urabona si ngende Mariya nta n'isoni nyamara rero. wana bawe abapasiteri bikigesi sinzi ukuntu mumeze. sha wafashwa mfashwe si nuko mfashwe ngo dufashwe. oya ndekuza nyamara byavamo wa mukobwa we nyine kanze nkubwira kandi kantu nyine icyo mbwira numva nyine tukabikora tukazashakana nyuma. Buriya nyine ubundi uzagusaba uzamuhe nguhe nakubwira ni icyayi niba ari icyambwira ngo usukire urumva. icyayi cyo cyaza nyuma twabanye buriya waza ubundi se reka nkubaze buriya nta mugore ufite weho? wowe nasi bundi ngewe ndi umuntu uza ndi umuviyemere nuko nashaje kubera urugendo twakwiryamye. aho nijya tukanijyana karibu umukira komera. amahoro y'Imana abane nawe. amakuru yawe Amakuru ni meza gake kubera icyari gake. mfite umugore yarananiye riga. ahubwo se
nsigaye mbona mu materaniro ntukiboneka aha mu by'umurimo w'Imana kenshi na kenshi niho twabonaga kenshi none naho ntukiboneka buriya ayo mahoro gute Ese wa mugore we byanjye ni birebire Messi ngira ngo ngiye gusenga ngo usanga umugore ikoti nari bwambare yarimennye mama ngo iki umwenda nakwambara yawe ugasanga yawuciye tumubaze Messi imyenda yanjye yarayimaze sinzi icyo nzakora pe tumubaze ngo kubera impamvu ki umugabo ataza ku rusengero ngo abari muri bizinesi ze naho ubundi nta kintu mba ndi gukora n'umuhungu we baba bamujifunye nubwo nkuriza ibyo narinje gushaka nese ubu usigare wowe mugabo ugatanga amafaranga warese ukaja kwihahira buriya basigaye barambwira ngo nteke ngo ndebe ko bwace kabiri wa muntu we hagati aho batazananyikubitira bagaca napfuye ese hano uyu mufungo ni gute uyu mufungo ni 200 gusa nta kibazo ukora muntu w'Imana Imana ikurengere n'ukuri irandengera ndakushura kuri telefone hari ikibazo se nta kibazo kirimo ugira amahoro y'Imana yego kandi ugira umunsi mwiza kandi Imana ukomeze wihangane n'ukuri yego oya Mana ko mugomba gusenga ibi ubundi yo nabo mwateranyije aho ngaho ni hehe erega tuba turi kuganira nk'umuryango umuryango si umuryango mukuru w'umuryango rero munyere none se ko twagutegereje mugabo mwiza ngo uduhe amafaranga yo guhaha tukaba twakubuze ubundi we wavomye aravoma se yabonye imbaraga zo kuvoma yigeze umuhahira basi ngo agire ngiye mvugiramo mwana iyo mvo none mwese munyihurije wara yego ngiye wambanje ugatera ikintu ufashe mu ntoki nzagenda hahasha wowe ndekera abana ndagukubita wowe ntabwo uzi ukuntu igiseke kijyana ndagukubita manza bigira bibiliya mukanya gato itaza kugutwika ubundi ngewe iyo uri kuba mwiza hanze uri kubwiriza ngo hareya twatetse se wigeze uduhahira wigeze usiga amafaranga y'ikosha ku buryo ukuze uri gusaba ibiryo mwatetse cyangwa sha amafaranga yanjye so wayakuye mu ntuza mu kofi ku mugoroba bana bamuri kubyumva ubwo se papa wagiye worohera nuko woroherana hanze namurarya mujye kuryama nonaha cyangwa se mbakubite murarira inkoni wa mugabo imbuto wera hanze ndabakubita buriya shaho imbuto buri kwerera hanze utagaragaza mu rugo rwawe imbuto ki uzi udukubita hanze imbuto rero hano nta turi muri Edeni uri kumva uzajya muri Edeni no haba imbuto n'ubusitani bana bamuri kubyumva niba mutaryama ntajye umuntu nsanga mu buriri wa mugore ushaka hano rara uri kumva nta ngewe nagiye kandi nabirangiriye hano iyo nama mwagize mwaba bana muze tujye kuryama tujye gusengera siko isiko watunaniye hano mu rugo usanga papa watate kubwije ukuri ntabwo ari urarama twihuta ariko dutahe umva shukuru shukuru wira neza urabona amakuru ego amakuru yanjye ni meza twe turataje turi kwihuta none se oya mureke mbabaza ko muri kwihuta papa shukuru ari he twamusize mu rugo hari utuntu yari ari gukora amaze iminsi myinshi atazi kuvuga shemu se shemu niwe ndi kubaza shemu rero asigaye ahugiye mu bintu by'imirimo ibintu byo gusenga nabonye bitakimubamo nyine nka mbere asigaye yihugiyeho ubwe imirimo akazi nibyo ashyize imbere naho ibintu byo gusenga pe ntumuruke ntabwo ibyo bikintu none si ibyo bintu bijya bimugora ku buryo adashobora no kubona n'isaha imwe yo kwinjira mu nzu y'Imana ubwo ako kazi ni kazi ki ku buryo atabona n'umwanya wo kwinjira mu nzu ni utu bizinesi aba ugiyeho nyine ni utu bizinesi asigaye akora bizinesi nyinshi ahubwo twebwe turi no kwihuta urebye dufite abashyitsi reka tubareke tugende ariko umubwire yisubire reba niwe uba uri kubwiriza ngo ariko nimwanga mukagoma inkota y'Imana izabarya none reba ahubwo niwe uri kugoma ngo ari muri bizinesi umubwire yisubireho Imana itamukubita inkota turamubwira umubwire yisubireho n'ukuri wenda mubyaza za bizinesi oya ahubwo ikibazo tuzaza no kubasura oya ntimwirirwe muza kudusura ahubwo azizana
ngaho uyu mugore wararoroshe ndi kuvuga ngo tuzajya kubasura barangiza ngoya ako tuzaje tubatunguye wenda tumenye ikibazo oya aka kanya nta twajayo kandi ukumva afite abashitsi yaba ari mu kajagari kenshi turajyayo wenda tuzajyayo nko ku cyumweru gitaha nabwo niyanga kuza tuzahita tujyayo none umugore turamubwira ngo tuzaje kumusura ngoya yewe muri kubibona neza